kunzo kumbe official turabashuhuje tubaha ikaze mu biganiro byacu dusuza abantu bose badukurikiye bari mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo Amajyaruguru Asirazuba Iburengero bwaryo dusuza abantu bose badukurikiye mu bihugu by'ibiyaga bigari mu Burundi Uganda Tanzania Congo Kinshasa Congo Brazzaville dusuza abantu bose badukurikiye bari muri Kenya dusuza abantu bose badukurikiye bari muri Aziya mu Buhinde Pakistan dusuza abantu bose badukurikiye bari i Burayi mu Bufaransa no mu Bwongereza dusuza abantu bose badukurikiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu munsi wa none rero twagarutse kuri homemade cyangwa se ibikorerwa mu ngo. Hari byinshi abantu bakenera bitwara amafaranga cyangwa se bihenze nkenerwa mu ngo bitwara amafaranga menshi y'umurengera, ariko nawe ukaba wabyikorera mu ngo. Ni gahunda nziza twazanye ku mubikoresho kugira ngo dufashe abantu bose badukurikirana. Homemade cyangwa se ibikorwa n'inganda ariko nawe ubwawe wabyikorera mu ngo. Si ibyo gusa kuko ubumenyi ni ingirakamaro cyane ku bantu bifuza gutangiza inganda ntonya cyangwa bafite inganda ntonya ariko bakaba bakora produits zimwe na zimwe bigoranye nk'amasabune, shampoo, vaseline, inzoga, amaji, pomade, buji n'ibindi. Ibi ni ibikoresho nkenerwa ariko ukaba ushobora kubyikorera mu rugo. Ni gahunda nziza twazanye mu buryo tugenda dukora bwo gukora amadocumentaire, ariko tukanavuga ngo tujye dufata umunsi umwe tubigishe kimwe mu bikoresho wakwikorera mu ngo. Ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze twamamariza abadutumye. na 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 siko mbona umeze neza mu matita. Ubu se nabuzwa n'iki kumera neza? Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye iriwe njya gutakabuza amafaranga. Uzushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 80 20 Ubusanzwe igihe muvugana nize shimi muri kaminuza, ariko by'umwihariko nagiye nkora training zitandukanye mu bijyanye na food processing. Abanzi neza banzi muri Youth Connect ya 2019 ubwo nabonye igihembo muri babwiyemeza mirimo 30 beza, byampaye n'amahirwe yo kujya muri mu ndangamirwa za 2019 noherejwe na Minisiteri y'Urubyiruko. Ariko bwari uburyo nagiye mfata butandukanye za training zitandukanye, aho nagiye niga gukora amasabune, gukora buji, gutera amarangi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Gukora inzoga byose ndabikora. Noneho ikintu gihambaye cyangwa kirengeje nuko nakoze na protocol, overall protocol. Ni protocol mu Kinyarwanda gusa iriho uburyo butandukanye, harimo uburyo bwo gukora amasabune, shampoo, amavuta afasha yo kwisiga afite impumuro cyangwa ntayafite, urugero nka vaseline. Iyi nyandiko kandi irimo amasomo meza y'uburyo 30. Ni uburyo nagerageze kwegeranya nifashishije uburyo butandukanye, nifashishije ibikoresho bishobora kugaragara ku isoko ryacu hano mu Rwanda. Kenshi nagiye Nyabugogo ku mashyirahamwe, hari abantu bacuruza ibikoresho by'inganda ntonya, ngenda neba produit ushobora kubona mu Rwanda zoroshye. Ndavuga nti noneho muri gahunda nziza yo kujya tuganira n'abantu bacu nzagenda mbigisha. Rero muri iyi nyandiko hakubiyemo uburyo 30 bwo gukora imitobe n'inzoga zigiye zitandukanye. Hari amarike yarakorerwa hanze ariko ushobora no kugerageza mu Rwanda ukayikorera mu ngo, ukayisangira n'inshuti n'abavandimwe.
ugategura ji nziza cyane yo mu mbuto, ugategura ji isanzwe ugakoresha amaproduwi. Ni inyandiko ndende, umuntu uyikeneye nashyizeho uburyo, harimo andi masomo nibagiwe harimo uburyo bwo gukora amarangi, harimo isomo ryiza ry'uburyo bwo gutegura amabara aterwa mu myenda, harimo uburyo bwo gukora pomade. Ubutaha ndimo ndagerageza kuzashyiramo uburyo bwo gukora buji, ariko ngenda nitabaza inyandiko zitandukanye, nitabaza ibitabo bitandukanye, nitabaza abantu b'abahanga ku buryo bansangiza uburyo ki babikora, deni nyuma ngiye nkakora protokole yanjye. Ni inyandiko abashimisite barayazi cyangwa abantu bafite amalaboratwari, ni inyandiko iriho uburyo ukora ibintu, ukavuga ngo ndavanga izi produit nkongeramo zino na zino, nuko nguko ibikoze. Iyi nyandiko rero kenshi na kenshi tuyivuzeho gato, ishobora kwifashishwa wihugura cyangwa se uhugura abandi. Ishobora gukoreshwa nka protokole umanika mu cyumba cyagenewe gukorerwamo amaproduit, cyangwa ikagufasha gukora protokole yawe ukayimanika iwawe. Hari igihe ushaka kureba ibipimo biriho ugashaka kumanika ibipimo byawe byumvikana. Ngiye kenshi nagiye nkoresha umunzani, uriya munzani muto cyane, analytical balance. Wowe ushaka kongera ibiro ukavuga ati wenda ngiye kumanika protokole y'uburyo nakora isabune ariko nkoresheje ijerekani ya litiro 20. Ngiye nakoresheje ingano ntunya cyane, ariko we wakora protokole, wayigenda ugakora protokole yawe n'ubwikube gusa. Warangiza ukayimanika muri manufacturing room cyangwa se ya room wagenewe kumanikamo gukoreramo produit yawe, harimo payase y'ameza ukoreraho. None ukareba ku rukuta rwaho ukamanikamo inyandiko protokole, kandi ikindi ntabwo wayimanika yose, ahubwo washyiraho produit wowe ubwawe ukora. Nimba ari isabune ukamanika iyo, nimba ari amarangi ukora ukamanika iyo protokole y'amarangi. Yerekana uburyo uko amaproduit amwe namwe akorwa, kugira ngo abaterankunga bawe abakugana babone gukora ibintu uzi, ndetse na bya bigo bishinzwe gutanga cyangwa se kureba ubuziranenge cyangwa se gutanga ibyangombwa, harimo RSB, Rwanda Standardization Mark. Kugira ngo uzahabwe Rwanda Standardization Mark, ibi bigo ntabwo bishobora kuza ngo bigire ikintu bikora bitarabona wamanitse protokole muri manufacturing room. Ndetse na FDA, Rwanda Food Drugs Authority, ikigo gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge bw'ibiryo, ibyo kunywa, imiti n'ibyo twisiga. Ibyo twisiga cosmetic product, arizo kenshi cyane nge nzibandaho cyane kubigisha, ariko n'amaji tuzakora n'inzoga tuzazikora. Rero tudatinze, aka kara gaciyeho kugira ngo dukore amafaranga ndetse tunafashe abakunzi bacu gukora bya kinyamwuga. Ariko nimba uri inshuti yanjye, uri umufana wanjye wifuza iterambere ryo ku Mubumbe official, ndagusabye subscribe ni ubuntu, nugukanda kuri akantu ka subscribe ukaba unteye inkunga ikomeye cyane. Warangiza ugakanda kuri kariya kantu kameze nk'inzogera kugira ngo nkomeze uko nshyizeho ikiganiro uhita ukibona. Ni iby'agaciro cyane. Rero tudatinze kuri uyu munsi wa none, reka twihute no kuri gahunda yacu y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wakora isabune ikomeye, bar soap. Ni ya sabune imenyerewe cyane nk'isabune yo gufura cyangwa se yo gukaraba intoki, ariko kenshi na kenshi iyo tuvuze gifura, iriya yo yagenewe gufura gusa. Niyo mpamvu kenshi na kenshi ku iherezo ry'isomo ndaza kubwira impamvu ari byiza gutandukanya amasabune, ukamenya ko harimo iyo gukaraba n'iyo gufurisha. Isabune yo gukaraba ni isanzwe, ntabwo yongerwamo ibirungo za conditioner, ariko isabune yagenewe gukaraba intoki yongerwamo ibirungo. Turaza kubirebera hamwe dutangiye isomo ryacu. Niyo mpamvu kenshi na kenshi uzumva isabune imwe ihumura indi idahumura. Nta muntu uzafurisha isabune ihumura, kenshi bafurisha isabune idahumura. Ariko nujya gukaraba, nyamuneka iyo uri umusirimu ukoresha isabune ihumura. Ikindi rwose ndakwinginze, muri gahunda tuba twakoze, nyamuneka jya wiyegereza agakayi n'agakaramu, nawe ubashe guhita wikora protokole ya produit twakugejejeho. Rero kuri aka kanya
fata protokole, fata ikayi n'ikaramu dutangire. Ubwire produit ya mbere tuzakenera kugira ngo dukore isabune ikomeye cyangwa se solid soap cyangwa bar soap. Tuzakenera caustic soda cyangwa hydroxide de sodium hydroxide. Nujya mu ihahiro cyangwa ku isoko uzavuga ngo nkeneye caustic. Mwanya wa kabiri tuzakenera amavuta y'ubuto cyangwa amavuta y'amamesa, ariko kenshi na kenshi amavuta y'amamesa aragoye cyane kuko asaba kugira ngo ubanze uyacanire arungure cyane avemo ya mpumuro yayo y'amamesa. Rero kenshi na kenshi iyo ushaka kwiga ibintu byihuse cyangwa se gukoresha amavuta atagoranye ukoresha amavuta y'ubuto cyangwa se y'ibihwagari, ariko amamesa avamo isabune nziza cyane. Gusa kuri uyu munsi wa none twe turakoresha amavuta y'ubuto. Mwanya wa gatatu tuzakenera sodium silicate. Nujya kuyigura uzavuga ngo nkeneye silicate. Niyo mazina ari commercial cyangwa se amazina y'ubucuruzi bakoresha cyane cyane haraza Nyabugogo n'ahandi. Ku mwanya wa kane uzakenera ibara n'impumuro, reka tubijyanishe. Benshi bakunda ibara ry'ubururu cyangwa ibara cyangwa se isabune itagira ibara. Uzabibona kenshi na kenshi ubona isabune ijya gusa n'umuhondo, si umuhondo, kiriya gihe nta bara baba bashyizemo. Kenshi na kenshi uzabona ijya gusa n'umweru. Ku mwanya wa gatanu tubonye impumuro n'ibara. Impumuro kenshi ikunze gukoreshwa hari iyitwa universal cyangwa se uzakoresha ijya guhumura nk'amacunga. Wowe bizaterwa n'impumuro ushaka, ariko nugenda bazakumvisha impumuro wumva izo uzashyira mu isabune yawe yo gukaraba ku ntoki, kuko iyo kumesheshayo nakubwiye ko kenshi na kenshi nta mpumuro ijyamo. Amazi asanzwe niyo ari ku mwanya wa gatanu nawe nkenerwa. Tap water, amazi avoma muri rubine. Iyo ushaka gukaraba wongeramo ibi bikurikira kugira ngo bifashe umubiri bigumane cyangwa se umubiri wawe ugume umeze neza, no kurinda gusaza vuba, no gukomeza kwirinda impumuro zitari nziza ku mubiri. Urugero, umuntu anywa inzoga igihe ukumva ari ukuntu umubiri we wazanye akantu kameze nk'agahuyu, cyangwa umuntu yakora urugendo n'amaguru, urugendo rurerure, ukumva amayasha yacitse ibisebe. Iki gihe rero ibi bintu tugiye kukubwira byagufasha kwirinda impumuro mbi mu gihe wabyongeye mu isabune yawe, ya sabune wakoreye mu ngo cyangwa se mu nganda nto, cyangwa kukuvura ibisebe watewe no gukora urugendo rurerure mu mayasha. Iyo umuntu yakoze urugendo rurerure mu mayasha, si byiza gukaraba isabune itagira impumuro ya sabune yo gufura, kuko inyinshi ziba ziri acide mo gake, hari igihe uyoga ahubwo ikakurya cyane kurenza. Rero ibyiza nuko wakora isabune ihumura, isabune yageneye gukaraba ku mubiri, isabune y'ibirungo bitandukanye, harimo ibimera bitandukanye nk'igikakarubamba, ipapayi, bambuwa, igisura, amapera n'ibindi. Ibi byose bizagufasha kugira isabune nziza cyane yo gukaraba mu gihe wahuye ufite impumuro itari nziza cyangwa se wakoze urugendo rurerure mu mayasha, bikaba ari ibibazo bitandukanye. Ngira ngo impumuro zo twazivuzeho. Vuba cyane turaza kwigisha uburyo bwo kwikorera impumuro z'umwimerere, essential oil, harimo impumuro ituruka kuri mucyayicyayi, ibibabi bitandukanye by'indimu n'ibindi bibabi bitandukanye. Biriya ushobora kubye-extractingamo cyangwa se ugakuramo impumuro nziza cyane. Ubutaha tuzabategura isomo ryo gukora impumuro za wibereye mu ngo utarinze kujya kuzigura. Mwanya wa karindwi uzakenera umunzani ndetse n'iforoma. Hari foroma za plastike n'iforoma z'ibiti. Foroma za plastike ziragurwa mu mahahiro asanzwe. Foroma z'ibiti nazo uzazijya ku mubaji, umuha ibipimo by'isabune ushaka gukora ukuntu yaba ingana, narangiza ayikubarize, ateranye uduti, agukorere isabune ushaka umubare wazo, then nyuma uhitamo gukoresha plastike cyangwa se foroma y'ibiti yakozwe n'umubaji. Ababazi bose bayikora. Rero tudatinze ndagira ngo twihute n'isomo ryacu ry'umunsi. Mwihangane, umunsi nababwiye byinshi,
ariko byari iby'ingenzi, byari iby'ingirakamaro kugira ngo inganda zacu, ibikorerwa mu ngo byacu bikomeze bitere imbere. Aha rero tugiye kureba ibipimo fatizo bizifashishwa mu gukora isabune ikomeye. Nk'ibisanzwe igipimo fatizo cyangwa se kiri principal ni amavuta. Amavuta y'ubuto niyo ugenderaho. Iyo ugiye gupima amazi upima 1/3 cy'ingano y'amavuta. 1/3 cy'ingano y'amavuta. Nwango amazi azaba angana na 1/3 cy'amavuta wapimye. Uzafata amavuta yawe, tuvuge nimba ari litiro imwe cyangwa se tuvuge wenda nimba ari litiro 3 z'amavuta, ubwo uzakoresha litiro imwe y'amazi. Aho biratabyumvikana cyane. Nimba ari litiro imwe y'amavuta wakoresheje, uzafata litiro uyicemo ibice 3 bingana, hanyuma ubwo igice kimwe uko uzabona kingana niyo mazi uzapima. Hanyuma caustic soda nayo n'ubundi zagendera ku mavuta, uzafata 1/7. Tuvuge nimba ari litiro 3, uzateranya urebe, ugabanye inshuro 7. 1/7 nicyo uzakoresha kuri caustic soda. Uzafata litiro ubipime ku munzani, hanyuma ibiro ubonye ubigabanyemo 7. Caustic soda uzakoresha izabangana na 1/7 cy'amavuta. Silicate hano ni ubwengeho, ariko nta nubwo bigoye cyane. Silicate uzashyiramo izangana na 0.21 by'ingano yose y'isabune. Tubyumvikaneho. Ubu ndabizi benshi bise bibaza ngo ariko si ubwo ngo noneho ngo 0.21% nzabipima gute? Aha ntago bigoye. Uzafata produit zawe zose ugiye gukoresha. Uzafata amavuta, ufata amazi, ufate caustic soda, turi kumvikana. Nurangiza ubishyire ku munzani byose, cyangwa se ufata ibiro byawe byose ubiteranye. Nurangiza total ubonye cyangwa se igiteranye ubonye ugikube na 21 ugabanye 100. Niyo silikate uzavanga. Ni ingano yose y'ibyo ugiye gukoresha iteranyije ugakuba na 21 ukagabanya 100. Izaba ingana neza na 0.21% by'isabune yose. Ntabwo ari amavuta uzafatiraho, si amazi uzafatiraho, ahubwo ni total ya byose. Ngira ngo byumvikanye. Silikate akamaro kayo itubura isabune, igatuma wunguka kandi yongera ifuro. Ikindi, it is used to harden bar soap. Mu ndimi z'iwacu ifasha kugira ngo isabune yawe izikomeye. Itabasha kuvungagurika uko ibonye, itabasha kuvunagurika uko bonye. Aho ushobora gufata nk'agati k'isabune ukagatera ukagakubita hasi ariko ntikagire icyo kaba. Silikate rero nicyo kintu ifasha isabune. Tuma isabune ikomera, igatuma isabune yongera ifuro, kandi igatubura isabune, igatuma nushyira ku isoko uza kunguka. Reka turebe hamwe rero ukuntu uzakora isabune yawe. Mbere ya byose uzategura 1/7 cy'ingano ya caustic ugereranyije n'iy'amavuta. Bya bindi imwe nakubwiye. 1/3 cy'ingano y'amazi ugereranyije n'amavuta ugiye gukoresha, ibivangire hamwe mu gikoresho cyawe. Ta caustic, reka mnyuremo niho uzafata caustic. Ubwo ni 1/7 nyine mwe nakubwira gufate amazi 1/3 y'ingano y'amavuta ubivangire hamwe bitarahora. Kuko iyo ufashe caustic, ubundi ubusanzwe ntago caustic yivanga n'amavuta. Niyo mpamvu twitabaza amazi kugira ngo ibashe kwivanga n'amavuta bibashe gukora reaction. Iyi reaction ni exothermique, kubishyira hamwe ukabihuriza hamwe ukayivanga ukoresheje akayiko, bituma uhita wumva nyine igikoresho wavangiyemo gishyushye, nk'ijage uhita wumva ishyushye. Rero ntuzatume ihora. Ni byiza cyane kuzavanga caustic mu mazi kuri bya bipimo nabahaye hejuru, warangiza ubwo icyo gihe uzabucaniriye n'amavuta. Hanyuma caustic soda ivanze mu mazi birabujijwe kureka ngo ihore. Ntuzatume ihora, ahubwo
uzayitegura ucaniriye n'amavuta, hanyuma numara kuyivanga neza uzareka amavuta agira igipimo kimwe cy'ubushyuhe n'icya caustique. Kandi k'ubwenge uzafata caustique uyipime ukoresheje termometre. Tuvuge ni musanze caustique ifite ubushyuhe bwa dogere 30, n'amavuta uzayacanira n'aba yarengeje igipimo, nushyiramo termometre ureke ase nkahoraho gatonya agere kuri cya gipimo cya 30 n'ubundi. Kuko ugomba kuvanga amavuta ashyushye angana neza n'ubushyuhe bwa caustique. Sinzi uri kubyumva, nimba caustique ifite temperature ya 30 cyangwa ubushyuhe bwa 30, n'amavuta azafite igipimo cya 30. Ibyo bintu bivangwa, hanyuma mu mavuta y'akazi yaze afite ubushyuhe bumwe n'ubwa caustique uzagenda wongeramo cyangwa usukamo caustique wibuka ko ivanze mu mazi, hanyuma uvange ukoresheje umwuko wawe cyangwa ikindi gikoresho gikoreshejwe muri inox. Ndaje nyikubwire mu mwanya. Uzavanga muri sansi imwe idahindagurika, mbese nk'uko urushinge rw'isaha ruzenguruka cyangwa se hari uko urushinge rw'isaha rugenda, ushobora no guhindura ukajya muri sanse kontrere y'urushinge rw'isaha. Ariko ibyiza nuko wagenda mu buryo bw'uko urushinge rw'isaha rugenda, bizaterwa n'uburyo bwawe. Ugenda umujyo umwe, hanyuma numara kubona igikoma kitarafata neza nibwo uzongeramo silikete. Hanyuma igikoma nikimara kwivanga neza wongeramo silikete, warangiza ukabona igikoma kirafashe, uzahita wongeramo impumuro. Ahangaha naho wongeramo ibara n'impumuro bigendera rimwe, ukabivanga iminota 2 cyangwa 3, hagati y'iminota 2 n'3. Iyo isabune imaze kuboneka uyisuka mu maforoma, ubibwirwa nuko yabaye nk'igikoma gifashe. Hanyuma nyuma y'amasaha 24 isabune iri mu iforoma uzayikuramo uyibike neza, uyishyire muri stock. Kuko isabune yakoreshejwe byibuze yemeye gukoreshwa nyuma y'ibyumweru 24. Ibyumweru 24 nibwo yemeye gukoresha isabune yawe, na nyuma yaho wenda bigakomeza, ariko ntugomba kuyikoresha byibuze mbere yawe. Yego wayikoresha, ariko ibyiza ugomba kuyikoresha yarahorereye nyuma y'ibyumweru 2 ivuye mu iforoma. Hano harimo ibyo kwirinda mu gihe ukora isabune. Ibyo kwirinda mu gihe uri gukora isabune: irinde kuvangira mu gikoresho gikoze muri aluminium. Ibyuma byose uzabikoresha uretse aluminium. Urugero nk'amasafuriya akoze muri aluminium birabujijwe kuyakoresha. Ibyiza washaka igikoresho gikoze muri inox, nahoze mbivuga. Inox uzagenda nko ku mashini zisya, uzarebamo mo imbere ahantu basera, uzabona habengerana ukuntu. Biba n'uburyo bwo guproteja cyangwa se n'uburyo bwo kurinda ko ibyuma bikoreshwa cyangwa se icyo zikoresha cyangwa se ibintu byihondaho byose bishobora gutuma igikoresho uri gukoresha kitavungukira muri produit yawe. Niyo mpamvu inox ari igikoresho cyizewe ugomba gukoresha uvanga produit zawe. Ariko n'ibindi byuma wabikoresha, ariko nuba wifashije uzashakisha ukuntu ukoresha ibyuma byo muri inox, cyangwa se ufata ibyuma bisanzwe bitarimo aluminium ubisige inox. Hari bajya bashyira agakusha ka inox. Hanyuma mu kuvanga uzakoresha umudaho cyangwa se igikoresho cy'igiti, ariko ubonye n'icyuma gikoze muri inox nacyo wakivangisha nta kibazo. Sibye ko inox ihenze. Bibaye byiza isabune yawe uyivangira ahantu hafunguye. Wambare rinete zabugenewe n'amadarubindi yabugenewe, wambare ga, uturinda ntoki ndetse na maske, agapfukazura umunwa. Rero bakunze ko mubofisho ngira ko naho ngaho dusoreje gukora isabune. Dushimira kandi subscribe, like, comment, share. Dushimira udahwema kudukurikira. Dushimira wowe igihe cyose dushyizeho ibyegeranyo byacu cyangwa se ibiganiro byacu cyangwa se homemade zacu ubibona mbere, kuko kandi subscribe ugakana no kuyakana kameze nk'inzogera kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro ujye tukibona. Rero
soza nkubwire ko omumedi ari gahunda twiyemeje yo kwigisha abantu mu ngo zabo kugira ngo babashe kugira ibyo bikorera, bya bintu bitwara amafaranga y'umurengera ariko nawe wakwikorera mu rugo iwawe. Ikindi kiyongeraho ni protokole cyangwa se inyandiko yacu dufite iri elegitoronike, cyangwa se ushobora gusomera kuri telefone, ugasomera kuri mashini, ushobora kuyiprintinga, byose bireba kuri ya nimero 0782 cyangwa se Airtel 0729 ni uburyo bwo kudutera inkunga kandi cyane. Ushimire wowe kudukurikira kandi ukaduha ibitekerezo. Hasta la vista.